Muraho neza mwese abakunzi ba Media Robert TV, cyane cyane mwese bakomeje gukanda subscribe muri imfura cyane. Kongo ni y'abakongomani, Kongo ntabwo ari y'abanyarwanda. Ibyo mpora mbibabwira mpaka mutakufa, mutapigwa. Ibyo nababwiye murapfa ariko ntabwo murangira, sinzi impamvu murushya abana b'abandi bakaza banapigwa hivyo tu. Sikiliza hiki tu. Sawa sizikora mfura yabo saro kurindira bano ba hano hakurya bavuye Rusizi bakakura hano bari Minembwe na bejo bamaze drone yabatemaga umukuru w'iyo operation no muri Sud Kivu w'umunyarwanda indege yamwishe nari bari Kavumu impande y'ikibuga cy'indege bose babishapfuye mu makatre sa ikenze gutyo. Ramfuro yabaga unité spéciale bari kwijana hose nta ramfuro barapfa kubona vuba y'abanyarwanda bari bano babajanye sinzi n'umushinga bari ubwato buri kubajana mu Rwanda abona aribo baragera mu Rwanda bakaja guhuka iyo za Rubaye umwanya wabonye baje tugahita nsinyara. Sawa Kachaka kaumba kanaungwa akirika magwizi kuri anytime abantu turataharega. Uko biri kose kare ibinanubwe narize kujya ngo mbabwire. Hari ikintu nejya ngo mbanze niyame, shaka kwiyama kabisa, mbabwire n'icyo mbarusha. Ututwana cyangwa izo nyiga guhuma zirwa ziruka inyuma RPF stazi n'ibyari byo batangiye kumbwira ngo busa ngo Robert uragumura urubyiruko, ngo urubyiruko rumaze kugumuka rushaka kumva ngo batanze itangazo yo kujya mu gisirikare, ngo ndakansoringa ibyo mvuga hano ngo birabakomeretsa, ngo uburetse ngo baraje baguha. Ndabwira mumbwirira abo bantu bari mu mipango kugira ngo baze kwica Robert, mbabwire ngo nago sibo mana, sibo banzanye kuri iyi si. Mpita ubutumwa muzajye mwica abantu badafite ubutumwa, mujye mwica abantu badafite icyo bavuganye n'Imana, badafite isezerano. Muri make mfite isezerano kandi muzaribona mwese abanyarwanda. Muranarizi bamwe abafite ubwenge buri spiritual burenze kubwutureba n'umubiri. Mwe muranera ubwoba mwebwe. Umushenzi yanyandikiye avuga ngo umva ikintu kinkuroze n'umubwonko nkaba niteretse na kamera gitaraganya. Yatinyutse arambwira ngo ni gute mwebwe bibigarasha mutinyuka mukibagirwa mugatuka uwabakamiye uwabarishije imyaka itari mike, imyaka yose ngo atugaburira. Inde wagaburiye nde? Baduhaye iki? Ese ninde ufite ubushobozi bwo kugaburira umuntu? Ninde wabikoze? President wanyu? Reka nkwereka kuntu ari je wamugaburiye sasa, nkamugaburira n'urubyaro rwe. Icyo mbarusha jewe Robert nago ndo umukonsomateri w'igihugu, bo n'abakonsomateri b'igihugu. Ndabisubiramo guhera kuri Kano w'u Rwanda, abari muri office uretse bano barimo guhanyanyaza bakiri muri command. Kano officers banuza tuhere ku basirikare bato cyane hano. Hari abasirikare batajya ku rugamba, hari abasirikare bahora ari aberwa benyegeza marineti kuva ya passinga ahora ngaho kuri computer yahumbaguzwa, ahora ari mu za cyber tracking, ahora ari muri utungutu twavumuje runaka, ahora muri utungu mudushakira runaka. Ubwo tudutipe nk'utwo kuzamuka kugera ko mutekereza ngo niwe ushoboye kuba yaba mukuru w'igihugu. Nta numwe wandushije gukorera cya gihugu. Ndaje aba basore muvuga ngo kugumura kugeza n'ubu ngubu bakano nabageno bari mu kwambara za geno baje bakurikiye message za Robert. Ndabanza kwanza first of all ibi nakabembe sabira imbabazi nkavuga nti mumbabare koko narababeshye, ndabashuka mu buryo bushoboka bwose ngo muze mu gisirikare cya RDF. Ariko mpamvu ntabisaba n'iki nuko muri nge navuze ngo nago nzicuze mu rumana nakoreye kuri kiriya gihugu kugira ngo u Rwanda n'amabere yarwo rwatubyaye tukonka amabere y'u Rwanda kubera guhumeka ibihuru ibiti imisozi ubutaka amazi utugezi utununga ibiki byose ibi bigize u Rwanda. Nago u Rwanda rugizwe n'uryamye mu rugwiro cyangwa uwicara mu biro byo mu rugwiro. Nago u Rwanda rugizwe na office Minadef. Nago u Rwanda rugizwe na Bizimana
ntabwo u Rwanda rugizwe n'undi muntu wari wese. Ebigize u Rwanda birahari. Reka mbereke cyo mbarusha. Reka mbere gato cyane. Natangiye gutraininga abasirikare mbigisha maze kuba qualified ko instructor mzuri sana wa kufundisha wanajeshi. Nindi timu twakoranaga. Abo bose ndizera ko batahiyaho. Ako bagiye kwirwanaho barazamuka. Abasore nka barutembye abandi bose. Iyo ni team yakoze umurimo mu gihe cy'imyaka mito, ku myaka 18 9 na 20 tukazamuka tukagera kuri myaka 30 tukigisha abasirikare. Twaba training ibigarasha byose ibintu zipfobegana byose biraho ngaho. Na trainings ba Geno ba Meja bande bose mutuzane mwibuke ko mwazanye n'abantu bitwa ngo naba Somalia. Turaba traininga baba basirikare basubira wabo bageze batangiye guhungabanya umutekano. Mwibuke ko twa trainings ingabo abasirikare b'abasaza aba doctor bize biniti hari bari mu ndanuza na Anisumba Adolphe Anisumba nabandi bose bayamumva abo bose ba Geno bari muri Kongo nabandi ba ministers ni twebwe bakimaboko ya Robert. Ayo amakuru tuyanje kurutu civilian uzaka registering aho ngaho bakamukora particulars kajya hariya nka mimi naramwigishije Robert ndamukamirikisha akaba private mzuri anatoka kesho anapata chance ya kuva officer halafu leo ni Geno. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangirwa. Ndashemera muganga gakondo yaramvuye pe by'intangarugero. Najyaga ndyama nkabyuka nkasanga umubiri wanjye wabaye indasago. Hari ibintu byazaga bigakubita hejuru y'amabati bigakingura urugi bigasohora abana. Yaratuvuye ubu tumeze neza. Ubu mubona naho ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga gakondo aramfasha ndakira. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa nyuma naje guhura n'umuganga gakondo aramfasha ndakira none ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Kubifuza ubutunzi namwe amarembo arakinguye. Kubari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL. Kubindi bisobanuro twandikire cyangwa se uduhamagare kuri nimero ikurikira guteranya 256 Bamejya bose nabara byonyine mvuye muri instruction as a training wing nagumeze mu navuye mu za trainings ibigo byo kwigisha mitangiye combininga military band icyari kinjyanye nyinshi icyari kinjyanye ni kimwe nari ngiye kugira ngo mpinde basanze mfite impano idasanzwe barwanyaga abagabiro bafande nzaramba na timu ye yabagiza sinabandi birwa bamfunga ngo ugiye ngiye kubuma ibobo ngiye kuba muyayo kuririmba ibintu ngundi kandi ndi umwari mu mwiza na rumwari mu kugisha abasirikare neza. Ibyo mvuga niba mbeshya abasirikare bigabiro banyomuzi cyangwa abamakanye nayiga ko mwese mu makanye abo twakora nyiga short time muri training wing tujyani gako cyari yari ishamba ndashaka mu ntega amatwi naje muri band masanga afande ngiro nsanga jebi we imfura cyane niwe umusirikare utajya ugira amanyanga ya hovohovyo ariko wamusimbuye witwa Kayumba Ramweri akabona sanze bitubireke kwanza Kayumba Ramweri naramuvuze bihagije n'uruhara rwe n'inzobeye abantu nahasanze ba Komando Desire Rulinda ba Prosper Kanobayire murabazi uno muryango wa Kanobayire n'abari abarinda president n'abandi barinda kubaba ku bibuga by'indege bose ni ba Kanobayire ni ba colonel abandi babaye ba brigade agent n'abantu bakomeye aho Kanobayire mvuga n'abasanze ari ba Kanobayire babiri murumuna we muyoboye mukuru we ari admin ngera muri band ari second lieutenant today ni Kano yambaye lieutenant number sergeant nago yari second lieutenant by the number sergeant ari second lieutenant akamuje mu mvinero kuno ziyenda zisigana ndindo gumva mu gisirikare uzi gusanga umusirikare ari sergeant ategemiye second lieutenant ori private akambara second lieutenant akarindo bw'abageno ukiri kuri sergeant major ebyo tuviveyo ya maranka yo ni malalamiko bashaka kubita ngo complain za jeshi za mwana jeshi wadogo si complain ngo mu promoting ariko nije kuvuga icyo mbarusha icyo nakoriye igihugu kitari kuvuga ngo abantu bakijore nizo ngegera zirwa zandika ubusa bikavuga kuri Robert bimbwira ngo ndekeraho kugusebya igihugu
nasebye igihugu se nsebya leta none mwakavuze ngo ndasebya leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ubwo ko yatinyutse kumvuga ngo ugiye nafashe umwana wanjye ku ngufu bambeshyera, bakabyamamaza isi yose kabyandika, n'abaswa bamwe bakabyemera ko ari byo. Nindi izindi nyiga guhuma ziye ku mateleviziyo yanyuze yazo bu radio bwabo telefone nuza bwa cyano bwahanze nk'ibyo se turiho, bakajyaho bakasama bavuga kuri Robert ngo ni ukweli alifanya kitendo hicho. Ikindi ngeze muri bandi nasanze bose hafi jazz band yari hari na kamanda wabo bose hari abanywaro mujya banywa tabi, nza mfite ibihangano bidasanzwe barabipfubye kumara igihe cy'umwaka wose. Nahageze mu 2001 haje kubaho igihe ngiye kujya ngumbe promoted, Kayumba Ramweri anyimisha ranka ya sergeant, nsigara kuri corporal. By chance ranka yanjye arazamuka, baza kuyumva Fande Kayumba Nyamwasa yasinye kuri sergeant yanjye arazamuka, basanga n'umusirikare senior wakoze ibintu bidasanzwe. Nije main sweeper wajya kugenda imbere ya Bizumungu pastor genda n'ukora n'ibintu tubabikoranye n'abasase na bakristi bose ubu ngo ni barito na colonel Robert ngo barandishije imyaka n'imyaniko. Umva ngeze muri band nakoze album ya mbere bakiraho bakimangamanga, impano nakoresheje bashaka kugira ngo tugere studio nabaha igitekerezo dukore indirimbo cyangwa dukore na studio dushobora producing indirimbo zamamaza ubutwari bwa RDF, dushobora gutuma abasivile bashobora gukunda igisirikare kandi igisirikare bakacyumva kiri mu biganza byabo. Mbaho ubwenge ndi umwana muto, abakuru baraho ngaho bose birwaga bikunda bamwura umugi baraho ngaho tu. Kubw'Imana tujye tubona Imana izanye umuntu witwa Usa na Jean Claude soliste acuranga instruments zose ziraho, keyboard, piano, ari umuhanga. Nkora mu nganzo nsora indirimbo za mbere ya album yajeho Majeshi Makari, ni indirimbo yitwa Uwezo Tunao. Jamani uwezo tunao, ushujaa ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo, vyote vya kulinda Rwanda. Iyo album irasohoka marabyibuka, mwana yikunze na Majeshi Makari mwaka 1000 tuyikora neza, turayitunganya tuyishyira ku murongo. Ndirimbo ndayisora abantu barakunda Robert. Nibabonye ko u Rwanda runkunze, Ramweri icyo yakoze na timu ye, haje witwa Gilbert nawe ari instructor kuva ubuzima bwose kuva yava kwigisha muri za primary Tanzania, yakoze igisirikare cya training wing na bindi wamubaza hisi yo fighter hako abayigaragaza nk'umusirikare. Okwara abo batatu Kayumba Ramweri kumushyiraho Gilbert bose ni instructor. Sinahakana ko Gilbert atigeze anyigisha mukose ya instructor igashora, yarabikoze yes, ariko ya leadinze na bindi leader mubi arikunda. Gilbert icyo bakoze bahise bama abasirikare bari abato barangwa bande n'abatu bengana n'abandi bashatse kuno basaba Robert ngo ajye kuri cadet nkore kose ya officer cadet. Nyifunga mizigo bahita bankansoringamo bansaba no kunshira kuri retirement. Mva ko kana nabaye demobu za mbere abajyaga iduha ndimo gupakinga ibintu byanjye. Fande Kayonga niwe wavuze ngo umusirikare nka Robert ni mwibeshya mukamujyana mu fate siyo na twayisiwe n'abandi bose mubirukana, ariko Robert asigare muri band. Ninde wamuhaye retirement ngo yarabisabye, barambaza ngo Robert wasabye demob, ntabyo narinzi ngo mucurukure vuba dossier, bahita bansubizaho bamembo mushara wanjye, ariko mushara wa mbere wa demob ntago bigize bawuma. Byose byakorwa nande Kayumba Ramweri ndayisabye Gilbert. Ndashaka kwabwira kintu mucyumve, na bandirishije bitendo muri bandi yose ndabikora. Ndanje kora icyo mbabwiye ko ndari umukonsomateri ntacyo leta y'u Rwanda insaba, icyo nakoze birenze ubushobozi bw'abandi bose bakoraga hariya. Ngakora bakigaragaza imbere ko ari bo barimo gukora. Nza kubita album ya kabiri ari nako nyoboye n'abasirikare, ndariko na training n'abasirikare, ntago narekiyo training mu isigabiro nazanye nabo murabizi na training za gwaliri na training z'abasirikare babaga hariya ku kibuga bazanaga buri munsi officers. Narinze natoroka igihugu maze kwigisha ba major na kanozi baforoninga hariya muri course ya nuza ya refresher twakwita ngo fundamental course, kugira ngo ufate umusirikare officer watangiye kuzorota ukamushyira kuri military turn up, harafuna
kumfunza ni ukumukangura kugira ngo atowe usivili, yani kuba yumva ko yabonye amafaranga, aba officer babona amafaranga kumva ibiganiro bibi byose ari nk'umusivili, yumva ko ari nka rwiyemeza mirimo, urubondo rwaraje rudarongana gutya, hari aho ngaho mutera sa nta kimaya gutera salute, hari wagira ngo arimo aritokora watukamahawo wakona weta mbere za Robert nikawanyorosha. Niyo nari discipline ni gute banzania officer senior officers bakazana general, bakazana kano, bakazana bameja, senior officer bakaza imbere ya Robert nkababwira ni toa kofia. Ahubwo rero bafande ngiye kubigisha. Aba bampaye nibo bafite ubushobozi. So ranka zanyu mrazambara nyuma ya sasita. Nawe kwenye mstari afu na wafunza. Mtu kama mimi mwalimu wa kutoa mfano, mwalimu wa kusudia halafu nyigisha nta kintu na kimwe nagombaga guhabwa nabonye, ahubwo kugira ngo bampizo za mission bakavuga ngo Robert mu mushakire ka facilitation. Ibyo narabivuze mu buhamya bwanjye ntago mwabyumvishije. None ingegera zimo zirandika hano kuri telefone, kuri messages zara complain ngazaravuga ngo Robert ngo urumura gumura urubyiruko rw'u Rwanda. Good. Naragumure. Imbaraga nakoresheje mbabeshya bagakunda RPF na RDF. At least uyu munsi ngiye kuvugisha ukuri. RDF RPF saba no gukorana nabo. Ibyo mu byumve sasa. Ubona kuntu mwandwanyije mufite ubugegera mu mitwe yanyu, mwarangiza isoni mukazihindura umujinya mumaze kumenya ko nabacitse nkagenda. Nakitse kubera iki? Nabacitse kubera iki? Mwenda kunyica. Mumaze kunkansoringa kuri 157 infantry battalion igiye kujya Marakari, mukatoa Robert peke yake sergeant major mbere ya foreign ya askari wote, ngo nuko nagiye gushingura Kizito Mihigo nkajya gutanga ijambo kwa Joy Agaba. Halafu mukampatia RTU return to your unity military band. Jewe nkoze imyaka 40 mu gisirikare mukankuramo mukanjyana, nahise mbimenya neza abasirikare mwangu igikurikiye ku cyumuri gitahura pfa. Kandi kuko nuko mwabigenje, mwaje kumfata musanga na hari nageze kera nibereye muri CMI Uganda, igihugu cyambyaye kikabyara na mama n'igisekuruza cyo kwa mama, niyo mpamvu ndi hano. Mwebwe mwarangiza mukajya kuvuga ngo jewe ngunda gumura urubyiruko umwana rubeshye cyane mu itorero mujyaho mubeshye bimutakoze, bamwe bakihagahandaga bakavuga ibi batari mugasejya aba genozi babacitse nkafande Kayumba Nyamwasa wakwahaye imbaraga ze zose n'ubu agakora n'amanyanga mwamushiragamo akabyemera, ariko abonye bibaye too much akavuga ati binago nzabishobora. Yamara gucukubira namwe mukatangira kumurahaho ibisasu byo kumusebya mumwangisha abaturage, maze n'abaturage binjiji baremera bamufata nk'ikigoryi, bamufata nk'uko mushaka. Nkabona akagoryi kamwe ka captain kaje imbere yacu imbere y'abasinya ensozi atangira kutubwira ngo Kayumba Nyamwasa tumufata nk'imbwe y'igihomara ni wowe. We Saidi n'amaso ya uhoro ubyiringirira ni wowe gihomora kimbwa utuka abantu ngo nimbwa rubbish. Jeno wayoboye ingabo z'u Rwanda imyaka ingahe yose, Jeno wayoboye igisirikare cyose cy'u Rwanda kamwita imbwa y'igihomora na soni. Nje ni gute mutashobora kungereka icyaha cyo kuba naryamana n'umwana wanjye nkaho abakobo b'u Rwanda batankundaga? Ninde nagomba gusaba kanye mariko umve cyo mbarusha. Nakoze iyo album cyanga abanyarwanda bagitekereza bakiranga bagiye kumva amakubite mu yitwa album yajeho Kamajeshi. Generation akora matesonda ni milipuko ya ngoma kwa ulimwengu, watoto wanacheza, wakubwa wanacheza, hata wazee wanacheza, kila mtu kwa ulimwengu anakatika na ngoma. Wala ambao hampendi dance songa kando, tunaleta ngoma zetu za kisasa za kimambo za kijeshi. Microphone tukishika tunaomba musione noma, kasifi sipandishwa labda muwe masabi mopate ngoma makini mofrai na sisi sote. Wabawarigeze kwitangira igihugu cyawe, bana b'u Rwanda muze turinde u Rwanda rwatubyaye. Shuka cheza na silewo bila wasiwasi wasobururike naje, muziki walewo ni kila mtu na beshite mikono jomo tengeshe mpaka chini. Ibyo se nabikoraga kugira ngo nkurure imitima y'urubyiruko, nkurure abantu bakuru, nkurure abantu bose bakavuga ngo wow nari umusore muto mwiza nambara nkaberwa nga performinga kugira ngo mubeho mumererwe neza. Ntago mwabibonye mbikora neza, abagire bati buzuza ama etage, mbikora neza bakayumba buzuza zanu zaho ngaho zakajagari ku kibuga cy'indege, ndirimba neza abandi bagenda mu modoka adasanzwe, ndirimba neza ibyubahiro bihabwa ba Leonari. Jewe nsigara meze nk'agati kamwe kari mu nyanja.
sibyo gusa nahise mpindura bitamo album ya gatatu indirimbo yaje kuzaho igihe kirageze ko dukora n'umwete u Rwanda rw'amamare kumera z'isi zose ifuruka inyezi isi zose zimenye u Rwanda amahanga yose yigano umucyo wacu. Iyi ndirimbo murayizi ivuga ngo gihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera Rwanda. Indirimbo ndayikora kugeza n'ubwo nayikuze remix na police n'abacungagereza nagicerirwa nagiye imbere ya Rwarakabije musaba essence kugira ngo mfushe kuntwara nabo RDF yanyimiye essence ngora remix iyo ndirimbo ku giti cyanjye ndimo gutanga umusanzu kugira ngo ko nari maze kumenya ko murimo gutekereza ko Robert arimo complaininga because atigeze abona promotion kuri ranks mwagiye muhereza munyanyagiza ku bantu bikimenyane giye mu kazi inyuma harafu ubu murantega urubyiruko rumurara mparasinga kuri telefone. Imagine umwana akanyandikira ngo Robert ngo nasoni yubona urimo gusebya igihugu ucyangisha urubyiruko. Umuntu muzima bamwangisha igihugu ko wamwangisha RPF ukamwangisha leta wamwangisha igihugu urubyiruko rw'Rwanda ugira ngo ni ibigoryi. Abo nigishije abo nagiye nzenguruka marayo iki gihe tukimara katemirenge tuyivana muri za serire na niki yese tukabihindura imirenge tukazivana muri commune tukabivana muri za sero ibintu nk'ibyo tukabishyira mu tugari ibintu murabyibuka byose na za segiteri tuzihindura imirenge. Icyo gihe bagendaga begeranye amashuri nk'atatu bigo by'amashuri amashuri tukayanyuramo yose tuyigisha ibyo RPF maze kugeraho nyuma yo kwibohora no guhagarika genocide yakorewe abatutsi. Ibyo narabikoze nabyo nakoze mara amezi 3 nkora ako kazi nani ibihumbi 200 nacyuye iwanjye nani ibihumbi 100 nacyuye mfite umugore n'umwana nani mfite umugore n'umwana nasoni none mukavuga ngo cyayigu cyamaye biki bya mirenge ayishwa. Ndashaka kubaza ikintu kimwe mwa rubyiruko mu rugendo rwo mamashi mutazi ibyo muganamo mwebwe murimo muriruka inyuma y'umuyaga kandi muzabibona nyuma. Ndeka mbabwira kuntu mumeze muri modoka y'ikibisi kinini cyangwa muri gari ya moshi niyo pakiye urubyiruko rw'u Rwanda iri mondani harimo rumuri haraka muri gari ya moshi ariko amatara yayo arazimye ariko umushoferi nyamara uwo mushoferi afite abakonvayeri agendana nabo aba bakonvayeri bazibanga ari muri cye gato cyane imiragana igenda mu butayu niyo mpamvu mwumva idagonga ikagenda slidinga mu micyanga kandi jewe ndimo ndagira muri iki gihe ntanga mwanga urumuri ndugabanye mu imbere kubitira imbere ndugabanye mu imbere aho mwicaye mu bwicaro bwanyu aho mwicaye muri gari ya moshi noneho rumurike aho mujya rugaragaza aho mugana ni mbana ko habona mukabona ikintu bakita ngo iki ni impanga kuko imiragana mu mpanga kandi shoferi wayo arimo arabibona ko igiye kujya mu mpanga. Rero ryo ndabwanye musimbuke muri iyo gari ya moshi mutaragwa mu mpanga naho kugira ngo musimbuke muri iyo gari ya moshi nibyo ngibyo bikonvayeri byabo kugira ngo bisimbukemo ahubwo birahindukira bikatakinga Robert muranuka mugiye kugwa mu mpanga. Ndasaka ngomba kubite mutoki mba murikira imbere mbabere amatara amurika imbere basi mu imbere aho mwicaye ntasigara umwijima kuko yabasigiye mwako kijima kibinyoma mugendeye mu mwijima aho mujyanaga umuhazi naho iyo gari ya moshi igiye kubajugunya mu mpanga mwese mube nka chapati. Ubwo nibwo muzamenya ko Robert yarabarabuye. Today Congo ni impanga yanyu Stosh no kuba u Rwanda rwa Gasabo narwo rugiye kongera kumena amaraso kundi. Turabivuga mukagira ngo ni ibinyoma nahagaze kubwo kuba Karasira yishwa nizwe ndavuga nti amaraso ya Karasira yamanutse ku butaka bw'u Rwanda. Ndaba turi umuntu wese wakoze icyo cyaha right now n'u Rwanda rurimo n'abayobozi babikoze bibe bababare ndabavuma nk'umupastor wasuye amavuta kandi byarabakurikiye byaratangiye ready today na amahoro. What are you telling me? Mufata Robert nakoze ya album uretse nigere kambabwiye ko nabahe bye bye imbizi ko ngiye kubateguza kugenda kwanje icyo gihe nari ngira ngo nyimujye kumazi kujya muri Marakari
album ya nyuma ako ubundi mwibuka njya kuri iyo album yitwa Igihugu Cyatubyaye siyo ndirimbo nakoze yonyene Kayumba Ramweli nako Gilbert yavuga ngo Robert yamaze kuba umusitari cyane abantu bose baramukunda na president amaze kumukunda ngo kandi yarataramenya ko ndumuhungu wa Kabera Bosco ngo kandi ngo ni byiza ko mu reducingaho mu ndirimbo zose muri mushaka abandi bahanzi nka ba Maji na ba Sambiti na ba Sambiti bahoraga bakomplaininga ngo jewe narabaryamiye ngo kuba ndi muri bande ni gituma batazamuka none ko nagiye mwagiye ko ubu nagiye nibwo mwazimye bafata abantu bose bazana indirimbo bazuza ko album imwe bazana indirimbo bashyiramo indirimbo ntago zigize zimenyekana indirimbo 12 hamenyekanyemo Igihugu Cyatubyaye dushire hamwe twese tubake u Rwanda amahanga yose amenye u Rwanda tubakarorero muri Afrika hose tubakarorero kumera zisizo se Igihugu Cyatubyaye mana ndabakorera mwarangiza mukantura umujinya nkaho ari giye wabatumye ngo mwice data mwarangiza n'abantu banyu can you imagine nabunye umushenzi umwe nawe nanone w'impunzi nawe kumbe hano hari abantu rero bikundisha kuri RPF ndakakana ko nkavuga igatambuke njewe ibyo nakoze byose narabikoze by the way ba Lieutenant Colonel baje bakurikira indirimbo za Robert na ba Majoro very sorry kuri mwarakubonye nubwo murimo kurya murumara ibyanyuma murabizi murumara rya intonorano muri mu bibazo ntago murimo kurya ibikwiriye ko mwarya no kuvuga mu yandi magambo jewe witwa Robert icyo natanze icyo gihe nicyo ngomba gutanga na bugingo nubu no kuvuga ngo noneho akandi akira muri kone mu kiganiro nawe hanyuma rero icyo nshaka kubagwa ni kimwe gusa ututwana tumwe nera tuvuga natwe nakuntu bumwe ubona ngo barahunze bari hano ngo barorosaho bari hafi y'u Rwanda Rwanda kuba poisoninga no kubica cyangwa no gupanga na police bakabasubizayo bakabahana biroroshye niyo mpamvu baruma bahuhaho nabonye n'abavandimwe banje hano babashumba bamwe bari barumaga bahuhaho ariko bareruye bavugisha ukuri akabari ku mutima babona Robert maze kuvuga noneho barangije harimo ndabavuga kuri tundi tungabo dusigaye turi yo ngiyo dufite support zo hirya no hino zimwe nkeya nago tukimvugisha niyo wamuha voice note nagwa kuvugisha ngo anytime ngo yajya mu Rwanda ambuka umupaka ugende ntumaze imyaka 3 hano none ambuka 3 cyangwa 2 gendo subire Kigali twemere ko uri inkotanyi ahubwo tugiye gutangira kubatinya mwebwe ni mwe ikibazo arapfa kandi kantu umuntu wongera kuvuga ubusa atangira kongerekaho ngo ibyo ngo jewe ngo naragaburiwe narariye nahawe na leta nahawe iki nabahaye amaboko yanjye mwaranyonse mumaramwe amaraso mwarandiye muramara murahaza natunza abana banyu naririmbye izo ndirimba amahanga arabimenya indimi zivuga abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abarundi n'abaki bose bumvaga Robert nakoze album ya nyuma ariyo yabaye bye bye n'ubu ngubu muracyayigenderaho munyita Kigarasa mwagera mu rugwiro mugacuranga indirimbo yanjye imbaraga ziterambere ni twebwe mbaraga ziterambere u Rwanda rube paradiso nidushaka udusubiza inyuma murumva munapiga kupiga bita indirimbo nakuja remix numva abandi barazishishura mana yanjye baba niyo nayo muzayigabire masamba nayo yisubiremo muri abana babi nago nakonsomye igihugu nago nabonye byangombwa bingomba niba hari mission y'u Rwanda ndahiye ukuboko ngushiye mu kirere niba hari mission nagiye mu y'u Rwanda rukampa miliyoni y'amanyarwanda niba byarabaye Imana yo mu ijuru hagati yanjye n'u Rwanda idukira urubanza niba hari mission nimwe mwampaye nkavanamo miliyoni nago muri abyumva miliyoni y'u Rwanda niba narayibonyeho muri mission mwamaye utumission tuno bekambabwira utuntu bajyaga bamimisha bavuga ngo Robert katumwohereze aje Bangladesh twavanye amadolari 300 aho harimo miliyoni y'u Rwanda ako kantu ndasaka mukansubiza
aho baduhereye amafaranga ateye ubwoba navuga ngo nafashe muri RDF menshi mu buzima bwanjye imyaka 30 n'ingahe nakoze mu gisirikare cya RDF. Mu buzima bwanjye nahembwa amadolari magana 8 dukuramo ayo twishyura mu mazu twicumbikiraga hariya Jinja tugiye muki muri ushirikiano Imara nagiye nka RSM. Ako manavyibuka ibi bintu. You guys muri abantu babi, murarya mugahaga mukamaraho mukibagirwa bo muyobora. No kuvuga ngo muri ikunda n'abana banyu nako n'ibyana byanyu mwarangiza mukibagirwa abo muyobora. Ibyo Charles Murigande yavuze n'ibyo ngo ikibazo dufite ni cy'abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Byo nakumva superior subordinate bakabayikandukando iyo leadership mwekatishijemo umurongo mukoresha igitsure. Icyo tubaziho n'ukwica nanjye nakabe ninyo urupfu rwanyu kuko mugomba kunyica siyo ko mutazanyica kubera ko mfite isezerano. Mushaka kunyica njye mwashobora na negotiation mwajyamo na nibiganiro mwagirana nanjye just no kunkekekesha nukuhe ifuni poison. Ndabeshya niyo nibyo mushoboye ni nabyo abahungu banyango nta kindi mushoboye uretse kwica mukarimbura mukica umuntu. Kandi reka mbabwize ukuri iki gihe cyo kwica cyararangiye. Abantu nukuba bavuga ibintu bifatika. Navuga ikintu kifatika ukacyumva nabi kuko wacengewe mu bwonko bwawe baraguforomase uru rubyiruko ukuze wumva RPF ari Imana ariko ko yabohoye abanyarwanda naho abantu bari ku nyungu zabo. Niyo mpamvu ubona bagenzi bawo barabacitse. None se wowe ugira inkotanyi uri inkotanyi kurusha waje hetse Karakinikov yikoreye ni box y'amashanyarazi y'amasasu ku mutwe ukarusha umuntu waje wikoreye imvungure zimutwika mu mutwe ayikoreye ibiryo y'abagenzi babo kumara imyaka 4 ari ku rugamba akazana uruhara kubera kwikorera imvungure zishyushye. Umuntu akikorera amaguru y'agatimba bakikorera amaguru ya za mota abana bakikorera za mota za bode bakikorera amakompora bakagira iki bagapfa bagazu nta kintu bigeze babona bakabona ko babihengeje bakabona ko u Rwanda ruteye ubwoba bakahitamo gusohoka igihugu bakagenda ari abantu bafite ubwenge baranagiharaniye kuko bari bamaze kubona bari abagabo baziranye nta kigenda. Twe twarahanyanyeje umuntu nambaza kubera iki cyo gihe cyose mutigeze mucika u Rwanda ko muvuze maze gucika. Twabacitse kubera ko twamaze kugererageza ngo ejo hazaza ejo wenda azava uko abivuga ngo azava kuri ya manda hazemo mabadiriko. Twarategereje turabura tubona ko tugiye abantu bagomba kuzamuka niba abandi n'ubundi bagenda batuniya ku mutwe barazamuka twe dusigara turi aho ngaho udakurusha ubwenge akaba ari utangiye kuza akubwira ubusa akatangira kubera ngo uzi mu gisirikare uko bigenda harafu sikwiyo ndo tumeamua kuachana nao. Twatandukanye nabo igihe Bizimungu ava ku butegetsi nubwo abasirikare b'inkotanyi banyawo barangiriye aho ngaho niyo mutari mubizi. Asante sana.